family dukurikire, kora share, like, link na subscribe. Bra! Yes way. Boss leo akawunga wowe. Byagenze gute? Boss ipantaro yanjye yaracitse. Ntago natumiye isosi puso. Mba nisazi nibonye ikiriga tijyana. Ubu raporo ni imwe banyweye isafuriya y'igikoma ari babiri, nanjye ubu ndaje mbemeze ku kawunga niko bimeze. Ntago nakwishingira abantu b'inda zingana n'imifuka wenge mbwirirwa ngo nuko ari jye ufite akada gato kane nanjye wanavuna umuriro nirirwa wo kumbabura. Urebe iki kizuba ibikoni byabo biravasha, ntacyo baza bambwira. Nanjye ubwo nyine bihangane nimbagezaho agatore ka nanjye ndakavana ahangaha nakoze impuzu. Gwinzanke kumpagaze hejuru wagiye umana gahinda ubinda yanjye wabona bari yagiyemo ibiryo byanyu. Navuze ngo teka mvako kawuko kazere. Nese wabona katagiye gushya mabuja. Ngire mu nzu akigoryo. Ngere mu nzu akangeshejeho. Sawa ngaho genda nyine ndaje nkazanye. Ibintu bakoze ku gikoma nabibonye. Sawa akananya ndakibikiye Kigali si Kigoma naba. Yes way. Ase boss leo akawunga wowe. Byagenze gute? Boss ipantaro yanjye yaracitse rwose. Se nawe uri kubibona ko yacitse. Nyene yindi kuba mu mufuka kujya n'ishyira mu telefone yanjye nikagitaka. Nyine boss ngenzi guhomesha akawunga ko nyine biterwa n'icyo ziguhomesha. Twebwe iwacu mu cyaro nyine ipantaro yacikaga twahomesha ubugari cya kawunga. Naye nari mbonye ubugari se nk'ubusindenganye. None se iyo uhomesheje akawunga ugira iki? None se ngiki ubakaga ni kanini cyane ku buryo kwihomera ipantaro byari butume mudaha gahunda bizi nyine ugize ngo ngabanyije irasiyo yawe dore ko mugira inda nini. Ya papa. Ubwo kwari ukugahomesha ipantaro? Kwari uguhoma ipantaro. Nese wowe ngaho reba ko nkinamo kagataka urabona ko arimo gutakara. Kwaragoye inganze ubwo ndaza kumenya neza. Kandebe nyoko. Mondes. No. Ngwaho ipantaro ye ngo yaracitse. Ako gikoma mwanyemeje nanjye ko kawunga ngomba kubakuzaho. Ubundi ntaza n'uruda nk'urwa boss ngo nzanire iyo nkiyamabuja. Sha cyamenya ko nzanga nanjye ntiho. Mbega kawunga. Impamvu babyibuhasha iwacu mu cyaro dusekura mu isekuru. Wanaryo kumva ari kwirikamo ibintu bimeze nk'amabuye y'amasarabwayi. Akoreba sha wa mugani wa padiri ngo ni mwakire muryeho mwese. Sha nzanga we. Ubu nakaryo ko bahita banyirukana. Ubu nagaterera mu kanwa nkanavugiriza. Nkanabyina ikinimba none ukari mu nda. Aya. Akabatanyirukana mama. Kazi ko kabona byarangoye. Ura mugore ndamutinya ameze nk'ingwe. Atancishije mu zuru yancisha mu gutwi. Mbese bave kuri bya biheri by'iwacu higiriya eba. Abandi sungu wa mugani. Hanze nakasha naye nabitse nkanadeyo. Nuko nkaguruza. Ntrapuza kuburara. Wayaka nkariye mburara sibyo nyine. Ikibati ahubwo yeranze mite nkora n'imboga izanjye mbe nzishize mu mufuka mbe nzigendana
aba ndabazi rwose ibyabo n'ibifutusha amaze kubona nzara mu muti. Arabura amezi abiri ngafata certificate. Mu mezi abiri ari imbere nzaba nzi kucanura fresh. Ewana mujye mucanika. Ndeba isosi yose ndi kuyibaha genda abwirirwa kandi ari nge watetse. Ebese byaba ari ibiki. Uretse nkwereka sha. Kigali si ikigome utamenya ubwenge nanjye agasosi nka kamwe bibashyire bimeze nk'ikawa. Ibatabirya babyihorere. Hari uwo tuba twiriramwe ku muriro. Ntubona se. Ntubona se. Ibi ni ibiko. Kwanza ari n'akantu nayo nizigamiye. Banze nkwereke sha. Banze nkwereke. Mabuja diri nyine ndahishije. Ubwo ngubwo nzani isahane si mu ngabure. Si mabuja niko ntacyo uri kumbwira nyine ngende nzani isahane nanjye mumeho dore kawunga yose n'imboga ndabibahaye. Genda turagusigira kigoryiwe. Si mabuja giye muransigira ubwo ngubwo ndi imbwa yanyu. Navuze ngo genda turagusigira. Aha ngaho muryoherwa. Nturebe ibyo navuze by'i Kigali. Ababosi b'i Kigali kubizera nyine. Nta kirimo pe ubwije ukuri. Naritse akawunga bagize gutya bagura inusu nayo barayijyanye yose ngo bagiye kuyirya. Ariko nzanga nyine nuko mfite ubwenge. Uziyo mba ntitsimbiye aka kantu mu mufuka noneho simba mbwiriwe. Abo bazi ngo barabunyirije kambanze ubwo ntukenyerereho aze kumpamagara ngo njye gukomba ameza n'amasahani aziko ntacyo nihaye. Ayiwe barakubeye. Sha yamuntu arya neza. Mbega uburyohe amavuta umunyu dodo ntago ari nka za zindi z'iwacu zo mu Icukiro. Izindi zimenya bazihinga muri alimentation numva ngo ari zo zigezweho i Kigali. We nzajya iwacu banyoberwe. Bazanyoberwa uko niko kuri. Webye amavuta ya 300 yose nyatekeye rimwe. Abakire banye nabo bari no gukena nkwiriye guhindura ngashaka abandi ba boss. Hano magohaha inusu amavuta ya 300. Acyo ngomba kujya nimenya nyine ngo utagira nyirasenge ari isenga. Niba ntari kwisenga ubwo ndi kwisesengura. None ako rero ibi biryo ni ruzungu. Ntacyo ubara mu maga nzanga hino twara amasahani
yo kuri gatari amacango yabo basigaje ntayo ndi gato uyu munsi ko ndiye byanjye mbikuyeho hafi ikipantaro cyane nacyo ni mbesha boss ngo ndi guhoma umufuka wambi nishiriyemo irobo ryo kuza kurya nivanga inusu bura turayigabanye nicyo bivuze batwaye irobo yaba ari babiri nanjye irobo nyirya ngenyine nzanguru kwa mbere uri rurangiza kabisa nago natumiye isosi pfubusa umba nisazi nibonye ikiri gatejyana nakundi ariko shuri urazi ibintu nabonye kuri nza urazi ko nasanze kagira inkuru yakase akawunga agashyira mu mufuka ngaho agahita ambwira ngo niko agiye kudodesha imyenda karabaye sigaye badodesha bahomesha se kawunga imyenda nanjye numiwe kinariwe nzanga niba ari uburwayi niba yarwaye uriya niyo mpamvu nakubwiye ngo ashobora kuba afite ikibazo wamwegera ukabanza ukakimuganira guhera uyu munsi ngiye kumukurikirana ngiye kubikurikirana ndebe ikibazo afite nzanga karame mabuja karamutarya sha wakicucu mabuja nuko umoye ikiko kuneze ko mwambwiye ko munsigira biri he ubuse ibishyimbo birenze 7 n'ibisate by'akawunga birenga 5 ntabwo bari ibiryo yakurya ibi ngibi biraguhaza se mabuja wowe ibyo ngibyo ubwo rero wabirya byagoze yakurya ibi biraguhaza nibitaguhaza urenzeho amazi urahaga nyine nuko naje kurya naje gukora naho ubundi igihe aka kazi kanyu nakakavuyeho nkigendera ubuso iyo ngibi wabiguha byaguhaza yenda urenzeho amazi urarya uhage nawe ndaje nyakuzanira urenze karame koko nibyo wamusigiye koko iryo se ntabwo yari yara mu gikoni nk'abayisigiye mu biryo nzi koko ko ari byo yisigiye none koko ntabyo yari yisigiye none se buriya kumusigira turadusate wowe tutahaza n'umwana n'icyana cy'imbeba buriya koko byamuha ariko rwose urasetsa nawe je uzi iwabo abakozi barajabura baba bikateye ibyo badoza n'ibyo basigaje yo ku meza buriya rero ushoboye kumuha turi ejo akazatugaburira amabuye ntabwo bibaho w'abakozi ntabwo bazi nyamara buriya ni ukwisubira ukajya ubanza ukamubaza ko ari byo yakuye yaba ntabyo wakuyeho tukabanza tukabimukurira ko ashoboye kutabikuraho kubera kugutinya ariko ntabwo ari ariko uzi ko ari byo hari igihe yigize guteka umuceri awushyiramo amabuye ukajya urya nkumva mu kanwa harimo umusenyi none se si byo nakubwiraga nyine nibyo ngiye kwisubiraho reka nzanga buriya kuko wasanga reka buri ubonye ko kubona atari nzanga koko ariko umunsi yaratetse ibiryo biryoshye none ugiye kumumutu ntagiye n'umwembura icyo mvuga ariko abakozi reka baba bajaburiye mu nkono nyamara baragiye nawe nabuze icyo mvuga da sheri karame ishusho ibyo ni ibyawe n'umukozi wawe reka njye kwiruhukira ibyanyu sinabyinjiramo ugiye kuruhuka ndamukurikirana ibyanyu sinabyinjiramo ndabikurikirana ndabikemura sheri reka nimba niruhukira manze nkwereke sha senyicane wa mugani ko bitaka cyahanye byakira hese Messi uyu munsi murakina akosera cyangwa ari aba muri uru ruhande Messi uyu munsi murakina aziko Messi ntabwo yumva ikinyarwanda abo mu Rwanda nyambonaho ni bandera baba we abantu njya mbona bo mu Rwanda nahamagara ahamagara ndera wo mu Rwanda Kayishema
uyu munsi hari urubuga rw'imikino ko mutari kugaragara. Ako se abantu baba muri televiziyo ese bosi niwe ubazana akabashyiramo iyo ataje cyane ubundi babamo iyo agiye asiga bakingiranye.